naramukubise ndwana nawe umva nari mfite umujinya Abona nubu twahanye amasezerano. Yiki se amasezerano avuga ngo iki? Naramubwiye ati sinshaka kukwibagira nibwo bwa mbere regana. Kuki tutamufashe musikirize polisi cyangwa inzego zibishinzwe? Oya barambwiye ati nubundi abantu wowe yarafite uduceri turuwasa twose naratumwatse. Nese me. Yamaye turuwasa manakaga telefonike. Umujura nawe barekereje. Basha. Umva umujurizi ikintu yakoze yaramubwiye baracata izi nkweto uri buzibone ushoboye kuza turebye twasanze ari igiti n'umuravumba. Twasanze ari igiti n'umuravumba. None se basi kakaro ntago ariko wagejeje bakweretse. Yes, twongeye kuba ikaze bateza amatwi Cynthia TV show akaba ari wa mwanya w'ikiganiro kidasanzwe. Uyu munsi tugiye gutwika hamwe n'inkuru zidasanzwe. Ese uyu munsi Cynthia atuzaniye iki? Nibisanzwe. Muri kumwe n'umusaza Jado Black hamwe na Cynthia ariko reka bibwire di. Cynthia bite bya? Ni sawa Jado. Amakuru? Yeah, fresh. Weekend yagenze neza. Weekend ni wane. Amva. Weekend yari iri mu dushya twinshi. Kagira inkuru rero n'umunwa wo kuzibara. Reba. Reba saga ya Sabe. Habanje saga ya Sabe, hakurikiraho saga ya Ndera. Ariko ni nyinshi ndi kuvuga nyine izi zatwitse zo muri iyi minsi nyine niki n'ubu turimo. Yes. Sabe avuyeho hahise hajyaho Pasiteri Mutesi. Pasiteri Mutesi abantu benshi bavuze ibintu byinshi bitandukanye kuri Pasiteri Mutesi. Ariko nabonye abanyarwanda kuki abanyarwanda tugira ishyari. Byagenze bite se? Oya Pasiteri Mutesi yapfushije inshuti yiwe boyfriend wiwe yabaga muri Amerika ngo muri Arizona. Apfuye ajya ku Isimbi TV aravuga nyine avuga uko bimeze nuko nyine bizagenda. Ariko abanyarwanda n'ukuri dufite ikibazo. Uzi impamvu nkubwira ngo dufite ikibazo? Yego. Nimba umuntu agize agahinda yamara kugira agahinda akakavuga yamara kukavuga nimba wumva wowe nta kintu wahindura kuri ibyo bintu kuki abanyarwanda bo muri iyi minsi tutakigira umutima. Uzi impamvu mbivuze? Agahinda yagize na akahe yavuze abanyarwanda babyakiriye bate? Nyine ndi kukubwira yapfushije ex na boyfriend we. Arabivuga ajya ku Isimbi TV arababwira inshuti yanjye yapfuye yari ariko ni umugabo we. Ni umugabo we urumva yari yarasabye ngo yaranakoye yaraciye nyine no mwirembo. Aravuga rero ngize ibyago arasobanura nyine uko ibibazo bimeze. Abantu benshi bahise bavuga arashaka amafaranga ubundi se ni gute ko ataje ngo abivuge mbere ko ataje ngo atubwire ngo afite ex ubu ngubu nibwo yifuje kubivuga. Nyine abantu benshi bagenda bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Bamwe baravuga ngo biriya ngo no gushaka amafaranga ngo noneho ugashakira amafaranga ku muntu wapfuye nyine witahi. Nyine bagiye bavuga ibintu byinshi bibi bitandukanye. Ibaze kugira ngo wowe nka Jado uzumbwire senti nagize ikibazo kimeze gutya na gutya nimba wumva ntacyo wamfasha kubera iki wumva wajya kubishyira public cyangwa se ukanavuga n'amagambo mabi cyangwa se ukavuga n'amagambo mabi. Nimba cya kibazo cy'abanyarwanda nimba nkubwiye ikibazo cyanjye ngewe Cynthia nahuye nacyo hanyuma ukumva nta kintu wagikoraho icyo kibazo waretse abafite icyo bagikoraho bakagikora hanyuma wowe ugaceceka ukareka kumva wacecetse ukaryumaho ukigira nkaho nta n'ikibazo cyabaye niba uzi ko udafite ubushobozi bwo gufasha.
nibyo bya bindi barabanje baravuga ngo sabe na kerere simbizi wowe nimba hari ibintu hari icyo wabyumvisha ngo sabe ngo yagiye muri hoteli ngajyana n'imanga ngo yasenye urugo rw'abandi nyine bavuga ibintu byinshi bitandukanye ngira ngo sabe nawe nyine uramuzi uzikari abantu benshi baba YouTube banavuga ko ari sabe wabizanye ibi bintu mu Rwanda benshi niko babyemera simbizi nawe nimba ari kubyemera ni umwe mu babizanye byo cyane urumva bavuga byinshi bitandukanye baratuka bagira gute ibyo bivaho ariko ubu ngubu badukiriye Pastor Mutesi uravuga ngo harimo abantu bari kuvuga ngo si umugabo we nimba wamungani Mutesi mu mutima we azi ko ari umugabo we sibyo akaba yicara kumva nyine ni umugabo wowe ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo urasa umugabo wa Mutesi uzi impamvu se we yicara akavuga ngo ni umugabo we cya kibazo se nimba umuntu niba yivugiye ko ari umugabo we urabivuguruza nkande aho bahuriye urahazi nimba ngo hari n'uwavuze ngo yakoze budget ngo ahita yicara ngafata budget ngo apanga budget ngo y'urupfu ngo atazi ngo isanduku nyine bavuga ibintu byinshi bitandukanye tujye kuki abanyarwanda dusigaye twuzuye ikintu biti ishyari rirenda kutumena umutima no kuwuturitsa uzi ko umuntu aricara akumva yasenya senti akumva nimba senti yavuye hano tuvuge nimba senti yasabiriza umuntu senti y'uyu munsi wa none akaba atakiri kuri rwa rwego rwo gusabiriza umuntu ibyo bintu bikamubabaza akababazwa n'icyo kintu ngo runaka yari iki ariko umunyarwanda aravuga ati aho kugira ngo unyirane twakenana urumva iyo myumvire y'abanyarwanda ngaho ibaze n'icyo kintu nose ubwo ni ubunyarwanda nyine utamukirana ukaba bosi wagahora hasi erega shado sureba ubu ngubu mbaye bosi ubwe nkaba bosi uri bosi ku giti cyawe ariko ntabwo mbereye bosi kuki se wumva ubu se tuvuge n'urugero nimba nabaye bosi nkagura nk'imodoka ntabwo wambwira ngo ugize ikibazo nkagutwara kubera iki se ugura iyo modoka yawe ko ari iyawe n'iyanjye kuzantwara rimwe se unjyanye hariya ukantayo uzanangarura kuki se wumva ko ntakugarura ntabwo uwo mwanya uba ufite urakize kuki njye ntayigira none se nimba imana erega buriya imana itanga umugisha reka iki kintu tuzagikoraho topic ubwacyo ku ishyari ry'abanyafurika muri rusange aho umunyafurika aba atekereza aho kugira ngo umuntu anyirane twakenana kubera icyo utakwifuza ko atera imbere iyo umuntu ateye imbere ari mugenzi wawe byanze bikunze nubwo ataguha kuri ya mafaranga ye hari igikorwa ashobora gukora wakungukiramo erega ashobora no gukora umuhanda cyane ukawucamo kandi ukajya uwunyuramo nta bintu bidasitaye cyane urumva ntabwo umuntu iyo umuntu ateye imbere nawe uba uteye imbere nuko nyine abanyafurika tuba twarishye buriya izi impamvu abazungu batajya bakira ngo babe imirengera buriya umuzungu arakira yamara ntabwo bo barafashanya ni ukuvuga ngo bo barazamurana ntabwo nyine bo buri kimwe cyose bagerageza kandi uzareba abazungu uzasanga benshi bari ku rwego rumwe uzasanga benshi bari uzi impamvu bagira urukundo buriya ikintu cyose wakora hatarimo urukundo nta kintu cyakumarira nta kintu bimaze rwose nta kintu cyakumarira niyo mpamvu nta rukundo rukiba mu banyarwanda ngize ibyago ndakubwiye uriya yari nk'ubu Mutesi yahindutse indaya ubu Mutesi ni ari kwitwa indaya ku muntu wapfuye ahubwo hari umuntu wegeze tuvugana arambwira ati uzi ukuntu abanyarwanda bameze umunyarwanda araca ku umwana wo mu muhanda mayibobo urumva umwana akamusaba igiceri cy'ijana
urumva akakimwima ibyo bintu tuzabikoreho yagera mu rusengero agatanga miliyoni ngo bari kubaka insengero ati mwitanga umwe agahaguruka ntanze 500 ntanze miliyoni ntanze miliyoni 5 kandi umwana wo mu muhanda Jado urumva umwana wo mu muhanda Mayibo yamusabye igiceri cy'ijana yakimwima ariko na ubwo mbabarira umbwire ubwo uwo ni umugisha uwo ni wo mugisha abenshi nyine bagira ngo bigaragaze babone ko ari bosi nyine agira ari umuntu mwiza bivuze hari igihe tujya ariko hari ikintu ngende nibaza ubundi abo babosi bagiye baba abantu beza wa basi abakene bari hanze akemera agafata nkanjye akandemera yarangiza yashakaza izo televiziyo n'izo tangazamakuru akavuga ko yandemeye bagiye baremerana batyo basi akuremera umukirane mugani oya umva hari ibintu jewe ikibazo mfite abo bakire rwose bajya gutanga ibintu bakajya kubigaragaza ngiye hazagira uza ndemere narangiza azane televiziyo nanjye mfite umunwa nawe nzagenda muririmbi ubundi nikirire bimbwiye iki se nawe uvuga ati mvuga ni yaranyijije nago muri Afurika nta wamushimira erega buriya ukuntu biba bimeze sinzi ukuntu abantu dutekereza ngaho nawe imagine kugira ngo umwana wo mu muhanda aza gusabe nk'igiceri cy'ijana ugiye kubisenya kandi uriya mwana abashonje afite ntabwo of course buri mwana uzuka kwegera ngo wampaye 100 nkagura irindazi abashonje uzajya ureba nuko asa ubwabyo uzajya ubona ko nawe byamucanze noneho umuciyeho uzareba abana baba bari hano hanze bafite rega ugenda ubabona natwe twese aho tugenda turababona ukagenda ukabacaho n'abaturanyi sibe n'uwo mwana wenda nta n'ubuzi urumva ugenda no ku baturanyi mwegeranye haba harimo umuturanyi ibyo ari byo byose uzi ko ashaka kuza gukomanga iwawe ku gipangu agusaba ibiryo byaraye kandi ubizi ko bihari ukamwiruka cyane warangiza ugahita ufata ya miceri ukagira gute ukuzuza imodoka ukagira gute ukajyana mu rusengero ugafata imiceri ugapakira mu modoka ukajya ahantu habereye igikorwa cyo gufasha cya rusange umuturanyi w'iwawe yaburaye buriya sinzi ukuntu ubundi abantu bafasha neza ni wa muntu ushobora kumenya umuturanyi we wa hafi akamenya ko nta kibazo afite turi kumwe naho umuntu uzajya kubikorera public uriya bari kumera nk'aho ari kwamamaza ibikorwa akora ni nko kwiyamamaza n'ubu kuko uzi impamvu atari ukwiyamamaza umuntu yakabanje gufasha umwegereye kurusha ko wafasha uri kure ugasanga umuntu agiye kure uzi impamvu agiye kure kubera abantu bari bumurebe n'ukuntu bari bumutake ariko wa mukene najya kumuha nta muntu abavuga nta muntu uri bumbone kandi nyine sinzi impamvu dutekereza ko uri amashimwe ya wa mukene arenze yabariye abantu na ziriya kamera uriya muntu ninjya kumuha ko turaba twihishe ninde basi uri bumbone kugira ngo kandi wa mukene nawe ntashaka kwiteza rubanda ngo babone ko yagiye gusabiriza kandi ameze nabi mu muco wacu buri muntu uzabona yageze ku rwego rwo gusaba biba byamucanze pe ni ukuri uriya muntu ntako aba atagize aba yarihanganye bikarenga none wowe uri gushaka kumuha ari uko yagiye ku karubanda kugira ngo bigaragaze ibaze mugani wawe buriya umuntu uhaguruka akavuga ati yewe reka njye gusaba biba byanze biba bigeze nabi ukuri biba bimeze nabi umva ubu se ntabwo ubu nabitinyuka pe navuga ati uri bubone senti yasaba ni kubera iki nyine ni ibintu biba ari ibintu biri complex buriya ni nko kwihaga ni nko kwihaga buriya umuntu nubona umuntu asaba cyangwa akubwira ngo igiceri cy'ijana buriya ujya ubyubaha erega nawe niba bimushimishije ni ukuri ntabwo abaye afite ahari buyakure yakwikemurira icyo kibazo atiriwe aza kubigusaba
ntabwo turi gushishikariza abantu gusaba cyangwa no kutigira urumva ariko buriya umuntu n'ukuri tujye tuvugisha ukuri hari umuntu koko ndabyemera ushaka kubigira ingeso ariko hari n'umuntu ujya gusaba nyine umva jado byanze akavuga ati Imana byanze nose ko umuntu yicara akavuga ati ngiye kwiba umuntu ari akosha abajura bari wenda abajura bo tubagarutseho ntaga benshi biba kubera inzara benshi biba kubera ingeso cyanza hari abajura noneho ibi bintu byateye ngo bya honorari n'ubushize nari nabikozeho n'ikiganiro umva jado nimba hari abantu bari batubwire no muri comment ni ukuri kw'Imana ndabizi mwibwe muri benshi ntabwo se hari umuntu wo muri Kigali utaribwaho umuntu utaribwaho rwose nayaza tubwire ati ngewe nta muntu n'umwe uranyiba aho rwose ndahita nemera hari umumama yaje ku kazi arambwira yandikiye umuntu acururiza inkweto online kandi uyu muntu na n'ubu aracyakora njya mureba yambaye na nimero ye akubwira ko acuruza inkweto nyine urumva yaramwandikiye hari abantu batagira umwanya wo kujya mu isoko baba bafite akazi kenshi akava no muri ka kazi ananiwe noneho yajya nka online akabona agakweto cyangwa se akabona umwenda mwiza uwo muntu rero abikorera online aramwandikiye aramubwira ndashaka inkweto nazibona gute umujura nawe abarekereje umujuriza ikintu yakoze yaramubwiye baracata izi nkweto uri buzibone ushoboye kuza ngo nimba akunda kuvuga ngo akorera kwa Makuza benshi dore nuko kwa Makuza Peace Plaza niho mudusanga cyangwa muri chic ngo kuri furo nimba ari yakane uretse gato furo ya kane wajyana inkweto koko amashopu ari abantu bacuruza inkweto mujyi muduhe comment dini umuntu wajyana inkweto muri furo ya kane umukiriya akazagusanga yarya umva njye akenshi mbona inkweto ziri kuri furo ya mbere njyewe yabwiye ngo ni kuri furo bakabye ya kabiri furo ya kane akenshi usanga hari amaofisi umva ngo ari kuri furo ya kane niko yamubwiye arangije ati rero nta mwanya nabona hari ukuntu nazibona undi aramubwira ati wazibona nta kibazo ahita agira ati ahita amwoherereza amafaranga yamwoherereje nimero ya kode urabizi ko abanyarwanda benshi twishyizemo urumva ngo umuntu ufite kode ntago ashaka kwiba umuntu ufite kode ni boss afite business ngo ntago ashaka kugutuburira umva nazo bazigize ibi bintu umuntu agakora erega kode umuntu wese uyishatse aragenda akayisaba kuyisaba nta bintu bisigaye birenze rero gutunga kode ntago bisobanura ko uri umwizerwa nyine we yamuhaye kode ahita yumva ko ari umuntu ufite na kampani nyine ikaze amuha kode arohereza ibihumbi 60 shaka 60 ako umuntu ninjiji yawe oya si ukumusereza no kumutuka gute umuntu nuragera mu ishopu ye ntuzahakorera mwahuriye online inkweto ni nziza pe wayirebye wayishimye ibyo ni bake babiteye ohereza amafaranga okay ndayohereje zizane why not utamubwira ati zizane nkwishyure anamuhuza n'umumotari ahubwo noneho mbaza ngo yarebye nimero nyuma y'umumotari abona niye n'ubundi abona amazina ni abaruye ku mumotari yamwoherereje kode amwoherereza na nimero y'umumotari ugiye kuzizana urumva arangije arahamagara ati inkweto ziraje noneho undi sinzi ngo yagizeho akazi gakeya nyine aramuhamagara mu minota 10 amubuza aramubwira ati twazanye inkweto turakubura ubwo rero uraza gutegereza nituza kubona umwanya undi yaragera ategereza buretse gato none se mw'iyo minota koko baramuhamagaye yaramuhamagaye ubwo kwari ukugira ngo ajijishe amafaranga abanza ya transfere kuri nuze kuri nimero ye kuko baramubwiye ngo uyu muntu wamwishyuye yahamagaye muri MTN aravuga ati uyu
uyu muntu wamwishyuye aya masaha yahise akuraho amafaranga ayashyira kuri nimero ye ahita yabikuza. Nyine kumuhamagara kwari kugira ngo amwereke ko nyine nta kibazo ari kubizana n'umumotari nyine noneho nimero ngo umumotari yamuhamagaye ngo aramubura agiye gucekinga na nimero. Urumva umuntu wari wifitiye n'akazi adafite umwanya wo kwitaba yagiye gucekinga arebye n'amazina asanga umumotari ni ya kode yishyuriyeho na nimero yandikiraga byose ni bimwe direct gutya. Umva yakuyeho gutyo. Inkweto za online ariko ubundi online ni iki? Oya unuko abantu jado uza abantu bamaze kumbwira ko bamaze kwibirwa online ugasanga umuntu aguhereze link ngo iyi link bayikoraho amafaranga. Sinjya ibyo bintu ntabyo uziwa iyi link ngo bigenda gutya ngo urabanza ukishyura ya ngo ubundi hari n'ibindi ngo wishyura 4,500. Ibyo bya 4,500 sinzi. Okay, wenda twe kubivugaho cyane. Hari uwambwiye ko ngo ayabona da y'abantu ngo babigiyeho ngo bakabikurikiza ngo barayabona. Sinzi ntago nabihakana cyangwa mbyemeze ariko ugasanga ari kukwereka screenshot y'amafaranga yakiriye kuri Momo ngo avuye ku izo company bakwereka bakubwira zo hanze ngo dore ngo hibaza umuntu uri muri Kenya azakohereza amafaranga aze kuri mobile money yawe adaciye kuri Western Union n'izindi mbuga zakirirwa amafaranga gute uze umva ndakubwiye ngo reka nabyo ibyo kuvuga birahari byinshi. Ibyo bintu wowe uzamba warubikora dusa n'abagana ku musozo. Inkuru zo ni nyinshi, ejo tuzabazana izindi nkuru zidasanzwe zigezweho, ariko ibi bintu bikorerwa online my friends mwitonde mwitonde. Okay, online ikintu dufasha ni communication. Umuntu yajya kwamamaza urwo rukweto rwe ni sawa, ukarurubona ukarushima ni sawa, ariko umuntu kubwira ngo ohereza amafaranga tukuzanire, icyo kintu ujye umenya ubwenge. Ohereza amafaranga umenya ubwenge. Amafaranga birashoboka ko amubwira utifata moto ikuzane ndayishyura, wenda se utizeye akubwira ati ntago natega moto utabyemeye kuyishyura se, ugasanga motari tujyanye ibibazo. Wenda niba wumva ufite amafaranga yo kumwohereza amwohereza ya moto. Muri no Kigali ahantu wavukagera ndumva ahantu warenza moto ya 2 ni hake. Umwohereje 2 bya moto akabirya ntaze bya bigaragaza ko nubundi za nkweto zidahari. Wibwira ko ushiduka wohereje amafaranga utazi nuko wayohereje. Reka niba bafite ya miti umva nabyo bishaka no kuri telefone si iyo miti irakora. Ubu n'abantu bangaye bamaze kukubwira ko bamaze kubatuburira shumva nzababwira stories uburyo bantuburiyemo. Oya watekereza ko umuntu nkanye nka Jado bamutuburira iyi niyo Kigali turi. Mutubuzi yarantuburiye najya nanamuhamagara akambwira turambaza iki wanjije babageze kuno wamba bari ukazana udusimukadi twanjye. Urabona nko mfite umwanya wo gutankuzana isimukadi zawe ko ati watashye ukajya kuryama. Nzababwira uko byagenze. Reka ngo akantu negeze kubona akazi bwa mbere mbona akazi gisoza nabonye akazi aho nakoraga nari maze n'ukwezi kwari kutarashira, ariko nibwo nari nyisoza n'ishuri. Noneho nza kugira icyo gihe nari maze kwiga ibintu bya hotellerie. Noneho bajyaga bamatike transport. Hari umuntu wajyaga amatike twasenganaga ndamwibuka witwa Bwiza yajyaga amatike. Noneho rimwe nkagenda n'amaguru nkanga umva ku ishuri abandi bana bara urukweto rwiza umva umwenda mwiza bakarya ibira by'imishwataye n'ibiti. Sinajyaga njya muri ibyo bintu umva, kandi bamaye tike nkagenda n'amaguru n'ibyo byose nkabyigoma ndabikangera ku bihumbi 50. Nyiyageraho nashoje n'ishuri nyine ngeze ku bihumbi 50. Umva naricishije inzara yaranyishe nawe n'abatubuzi ya 50 barayarya. Noneho ntabwo isi byambayeho
yasenkani barayariye nakoze urumva nakoze nanga kurya inzara inyica abandi bana bakambara neza bakagira guti inzara ikanyica ngo ngende muri sebu reka nzahure n'abatubuzi gutya umuntu arambwira ati umva w'umuturage mubisi uraho arambwira ati sha ndabona ari wowe wamfasha nukuri arira ati muye n'ikibazo hari abazungu baje Bugesera barangije bambwira ko aka kantu anyereka akantu n'akantu yanyeretse ntago rakameze nk'ikaramu ariko sinamenye ubwoko bwawe ati aka kantu bambwiye ngo uko kavamo nka miliyoni 8 none ndi kubashaka ngo nkabahe nababuze kandi iwacu ni mu Bugesera araza ati atumva ati aka kaburo ndakazi arakareba arakazuminga atumva ahita njyana ku ruhande atumva rero nkubwiye kiriya ndabona ari igiturage umva hari ukuntu twamujije bako nanjye ntigiye muri bakivuga ni gushaka twishaka byinshi bari ukuntu twamujije tukakamukuraho tukamuha make ati njyewe nuko ndi kwihuta mu rugo mfite yo laptop nahita ngenda nkayigurisha nkayimuha ntabwo nari nzi ubuzima bwo hanze ni nabwo nari nyisoreza none se bari bafite amakuru ko ufite amafaranga byahehese nari ifite telefone banza se wumve turagenda agenda nyigisha wa wundi ngumva ngo reka mubwire ngo turahita dukira ngo tugiye guhita tuba bakire ngo uyu nguyu ngo turamuha nk'ibihumbi 40 ngahe hanyuma urabona ko ari umuturage ngo tuyimwaka yitahire ini cyane ndashishikara ako buretse gato kiraho nanjye ngize amatsiko ako kantu ubundi kasaga gate bakubiraga ko ari agake ni zahabu ni diama bike igira utuntu nyine igira utubara twinshi urumva kari akantu utamenye noneho se banza wumve ubwo turagiye ndavuga ati reka njye kubikuza yasenkani tuyamuhe yigendere dusigare tudiringana n'ayo mafaranga uko tuyabona dusubira mu rugo turi abo batatu abatubuzi babiri nawe wa gatatu nanjye wa gatatu dusubira mu rugo amasaha y'akazi yari yageze bari kumpamagara icyo gihe hari no mu cyunamo amasaha yageze bari kumpamagara ati urihe senti cyangwa ino mu kazi n'ibiki nakoraga shift ya nimugoroba aribwo nyitangira ndangije ndababwira ati icyunamo n'ibiki biganiro n'ibirarangira ndabeshya ubwo turagiye ndayabikuje n'amafaranga na telefoni byose nari nabonye telefoni hari umuntu wari wanguriye telefoni ya smartphone ariyo ya mbere utunze ariyo ya mbere ubwo ndagiye simaze kugenda turayabikuje turongera turazamuka hano aha mu gisimenti hano twicaye ugira ngo ni nakure hano ahangaha siko nanjye bantubure kuno muhanda w'amabuye umva nangaha neza nzabahazi nanjye story ndangije turagiye ndabikuje ubwo barangije barambwira ati noneho njyewe tumuha yasenkani wa muntu noneho telefone barambwira ati rero uzi ukuntu bimeze wowe fata aka kantu kuko uri umukobwa nta muntu uri bugufata ari abo babiri fata aka kantu n'iyi telefone urayizana tube tuyisigaranye hanyuma ukajyane mu mujyi bandangira no kwamakuza mwari muri ahagana icyo gihe nyine twari turi hano ku gisimenti bakohereza mu mujyi kuzana ya mafaranga twasubiye mu rugo twagarutse maze kubikuzana ya mafaranga urumva ubwo bahita bamaka noneho nta nubwo kamwe banyeretse ariko bampaye uzi ukuntu bambwiye ngo aka kantu kabika ntihagire n'umuntu ukabona ndagenda ndakabika nakabikuye ngiye ku basekirite bari gusaba ngo hari akantu nzaniye umuntu wo kuri furo ya kangahe ngo ucuruza ibijyanye na zahabu ati ya baba turebye twasanze ari igiti n'umuravumba twasanze ari igiti n'umuravumba none se basi kakantu ntabwo ariko wagejeje bakweretse nihoye ubwo bumaye igiti
igiti kizingiye mu muravumba ngeze mu mujyi tubumbuye dusanga ni igiti kirimo n'umuravumba ndangije umva nahise mvuga n'isoni asereka ngo baze ubundi ukibibona wararize warababaye warasetse babarira ubwiza ukuri nk'ubu wakongera icyo gihe bikubaye icyo gihe nari mfite 50 kuri simukadi ariko mfite n'ibihumbi 4 hari umuntu wari wamaye tipu y'ibihumbi 4 ibihumbi 4 barambwira ati wowe jyana yangaha uri buye bari kunyobora barambwira ati gumana 4 iyo naza no kusigarana na bya 4 nta nubwo mba narabonye uko ngaruka mu kazi naragiye nsigarana bya bihumbi 4 ubwo bakugira impuhwe nyine bagusigira 4 ngaruka kubareba baravuga ati njije turayirangije reka tuyisigire basa y'akamoto iri bugacyure agataha akajya kurira ayakamoto nahise ninga moto abanuza abasekirite bo barambwiye ati taha we baragutuburiye ihanagure rwose wiyakire njya mu kazi telefone bayitwaye ibintu byose nta kintu ufite ndi aze nari ngaye mva nk'ibyo bintu ndi kukubona uri mu nzira utaha ukuntu wareba nari ngiye no mu kazi icyo gihe ntabwo nica ko tuzi ko uri umukinnyi wa filime sa nk'uwakitinga muri make mu maso karagita wari wambaye icyo gihe ukimara kubona bagutuburiye wari umeze oya ahubwo vuga ngo mpura nyuma nariyakire ndabyakira nta n'icyumweru gishize wahuye n'umwe muri mpura n'umwe reka nguki umva nahuye nawe ndavuga ati nahise mufata ndavuga ati nagucika nshaka no gukuramo intuze ikote nshaka kuryiyambura ndangije ikote ndarifata urumva ikote ndarifata ndwana nawe umva yari afite agatelefone kanuze kano ka Airtel gatoya kamatusha umva naramukubise ndwana nawe umva nari mfite umujinya n'ubu twahanye amasezerano yikise amasezerano avuga ngo iki naramubwiye ati sinshaka kukwibagira nibwo bwa mbere regana kuki tutamufashe mushyikirize polisi cyangwa inzego zibishinzwe oya barambwiye ati n'ubundi abantu wowe yari afite uduceri turuwasa twose naratumwatse yamaye turuwasa amana kaga telefone ke urumva ngo bikumarire iki se ngo bimarire iki se ubwo urumva naramubwiye ariko urumva n'umujinya uba ufite n'umujinya nari narabona telefoni kantu nyine naragafashe aba ariko mba nkoresha ariko naramubwiye n'ubu ngubu niduhura namubwiye ati nk'ubu tugahura namubwiye ati nujya umbona ujya witegura kwishyura umwenda wanjye nari ifite umujinya umwenda wawe nyine byararangiye gusa uhashize imyaka myinshi isomo ikintu cyose kiberaho kutwigisha warize nta gashuri gato wanyuzemo bakuri 50 kuko ari byo wari ufite na smartphone bishatse kuvuga ko iyo uza kuba ufite 500 nabyo bari bubirye bari ubundi si ubwo niba yarye oya ubuse hari wakongera kugutuburira yesha abatubuzi badutera imiti nanjye ahubwo reka njye gucishaho utwo duti tuvaranye nze batubure ahubwo banatubwire no muri comment ndabizi ko abantu mwigize abatubuzi n'abajura muri kureba iki kiganiro kandi kubivuga ndakaye sha barantuburiye n'ukuri birambabaza ndimo ndabivuga ndakaye umva mutubwire ibyo mukoresha ntago babibabwira zikabantu umuntu arifata ubundi njya numva bavuga ko iyo wamuteze amatwi gusa ukumva byakubwiye ijambo rya mbere rya kabiri aba yakurangije ikibazo nibaza kuki batajya gutuburira abakire bafite za miliyoni babatwara amafaranga menshi afatika abakire bakajya kwiba abantu baciriritse oya reka dusoze ikiganiro reka ubutaha nabo barabatuburira ntabwo umukirerega yaza ngo akubwire ngo bantuburije yumva barabiceceka nabo barabatuburira ninde badatuburira ariko nta muntu umva reka dusoze buriya akaryoshye akaryoshye nigatinda mu kanwa mu gihe ibiboga bibi bidashira mu cyungo ni ukuvuga ikiganiro kubera cyaryoshye reka tube tugicumbikishirije aha mwitega ikiganiro cy'ubutaha azaba ari umuriro
binazaba ari show. Tubibutsa no gukora like, share na comment. Umva please subscribe nayo ni ngombwa. Mudukorere share na like na comment na subscribe. Turabakunda cyane. Bye bye.